kagagabo mubana kagakuri karahari akaheze kamwe kaheze hasi nk'imizi y'urwiri reka reka natugabo mbana natwo noneho twudukuri rero gitomati gitetema cyenda guturitsa umutima wa data cyatumye atumura mama. Yes, ninjye guzo ryahoguje so rituma senyurwe yubatse. Asha nyamara data afite ishingiro. Mama tamara ushatse nanjye wandeka nkikoreraho kuko biryo yabisangiwe none hakarusha umwana nase ahubwo se ni wandeka nanjye nganyura muri izo nzira papa yaciyeho cyakoze uri igitomati we ariko wacyana uzisubireho mbona urutwa n'imishwi y'inkoko kuko wakubura ugenda mu muhanda ukagenda ujabata ibikoresho nakuye Dubai Mombasa hose nkajya kugira ngo nzane bira bikoresho ukoresha warangiza ugakora ukaza nta mafaranga uzanye. Papa arabona muri iyi minsi unaba yaraburije n'akazi kari kuboneka n'abakira bagucaho bakugati hadi no udukoreye ibi bintu nakazi kaboneka kandi ngewe mbizi neza ahubwo kuyafata ukayangiriza. Kaka papa na mafaranga nyabona ari dukenya hasi ubu nazana amafaranga make muri urugo. Umunsi nge nakwifatiye nzagukonyora ijosi ugomba kwitwararika bira bikoresho kuko byarampenze. Papa barambeshyera urabiza bisi niba amateranye kandi imibare yundi iroro babona mfata ubwo busa bo bakabona ari amamiliyoni ndimo nyoragura. Wacyana we rero niyo mpamvu ugomba gushyiramo ubwenge urabizi ko hano nanyo kuhari kandi nyina wonde sa ntajya banyoko kandi cyana cyundi kibishye inkoni ahangaha haje undi nyoko ugomba kumwubaha kukiza no kukibi. Witwaye nabi wari urwirungu ushobora kuzisanga uri urutare. We murumva Sheri sanyo ngwino hano rata shushu hami bamwigisha no gukundwa akazi. Sheri wabangutse. Oh my days, you are more worried to you. Kundeba. Na uzabigeraho bisaba gukora. Nabigeraho buriya Sakura. Uyu ni nyoko. Ugomba kujya umwuba urashaka gukoraho. Kora hasi. Mo safu ye be koje ko no si Nigeria for school. Umwana wanje w'umusore nyine. Tujye kwicara hari. Ni umwana wanje w'umusore wa mukeba wawe. Ubwo rero sigare muganya nyine nk'umwana mu rugo umenyereye. Umwana wa usigara uganira rero nawe mukanya ujye ku kazi nyine mumenya nakubwiye ngo umufate nkande na nyoko. Sawa Sheri reka ngere haruguru rero ndaje. rero gitomati gitetema cyenda guturitsa umutima wa data cyatumye atumura mama. Yes, ninjye guzo ryahoguje so rituma senyurwe yubatse. Asha nyamara data afite ishingiro. Mama tamara ushatse nanjye wandeka nkikoreraho kuko biryo yabisangiwe none hakarusha umwana nase ahubwo se ni wandeka nanjye nganyura muri izo nzira papa yaciyeho cyakoze uri igitomati we sha wenda bona nashobokana nawe reka nigira mu kazi k'abandi. kagagabo mubana kagakuri karahari akaheze kamwe kaheze hasi nk'imizi y'urwiri. Reka reka natugabo mbana natwo noneho twudukuri ubwo se twageze iwanjye tuje kumara iki. Famiye yanjye yose kuva basogokuru basogokuruza ubuvivi ba nyirabyinyu bose
nagakuri kigeze kaboneka mugozi ubwo ako kaba kari kujya he none se ubwo ushatse kuvuga ko ndeba imirari kureba imirari gusa ongeraho yuko ahubwo uri n'impumyi cyangwa akaba ari ifoto y'umuntu wabonye ukayifata nk'ibyanyabyo kubera ko uri umwana ntabwo uzi wa undi witwa Nyusi ese burya n'ikinyusi wavugaga ni imfura yanjye ahubwo mbwa niwe wagereranya n'akagabo k'igikuri n'igikuri mu bindi bikuri apo reka ibyo tubyihorere ahubwo nkubaze urimo uramushakira iki cyangwa sha waramukunze dore ko udukobwa tw'iki gihe ngiye nushidika niba ndamushaka nga doda inkweto za papa musize mu rugo ari kwitegura ubwo nujya ku kazi uramusangayo ku iseta kanye kuzana inkweto zidode garu siko narinje kukurebera epfi iwanyu mu misozi iwacu se ese ko bidasanzwe kuza kunshakira iwacu mu misozi none iki cyari kikuzana utambwira ko utajya usoma amakuru za The News zanditse umva nazanye umugore ndakubitira riratumuka ko nawe ntugakabye ko mu mudugudu nta muntu n'umwe ukuzi The News ikaba yandika ba star yakwanditse kwandika he ahubwo kurongora kari ibintu bisanzwe umugore umusanga ngo warongoye inkuru yuzuye dakoreya nabonye atanshimisha ndamwirukana nabonye atera ko nawe ntugakabye cyane cy'ikinombe mwasaruranye siwe mwagihinganye ariko nawe ntugakabye kira cyane ubona hari ifumbire gifite kabandi babyeyi bagenda bakagura abana babo moto bakabashakira na perime njye ubona narakigura igikoroshe ariko nawe kuvuka ni nko kuvuka ku giti neza nta hantu namwe bitandi mu mwana wawe yakwigira hiye uhinduranya abagore mu gitondo saa 6 na nimugoroba ahubwo se nkubaze mbwa n'umbwiza ukuri uwo murimo uvuganye na tarafite utera nuwo nabikubwira se ako nagaterima abantu babagabo tuziranye naho wowe w'igisumbiri ni wamenye ibyo ari byo nagaterime kabagabo koko ariko abagabo ntibagakora kantu naye ngo witereke mu bandi rwose kuko ubugabo bwawe burakemangwa pe burakemangwa ahubwo mbwiza ukuri uwo mugore wase basura munywera inzoga ryaye nyine urabizi kuri inshuti yanjye narinje kukureba ngo tumunywere uzi ukuntu ameze afite ikibero ni igitonore tugende nyine tunywa ku gacupa nta kibazo nahingiza n'amahirwe nawe nta hantu hepfo yo gutembera mu mugoroba tugende nyine tuhagende ukuntu bimeze oya ngwino rwose nteye ubwoba ntabwo ngewe wari ubwoba ngewe ugiye kuntera gutinya kuzana umugore kuko ndeba ukuntu wari ushwana n'abagore mu gitondo saa 6 nimugoroba uhindura wagira ngo ni amakarita mu rusimbi gushwana ubuzima bujya ntibutuma amagana ntarutamagara turasika tugatembagara Comedy Star n'inshuti magara twe dutandukanye nabo bana bato Smart Guys TV kora kuri buto kora subscribe ubundi ubone vibes abapisi parapisi va mu Comedy Star Smart Guys TV Comedy Star Smart Guys TV Comedy Star channel nziza ya comedy Comedy Star Smart Guys TV Comedy Star Smart Guys TV Comedy Star you're the best in comedy ngakagaho dode inkweto ya papa kandi ubidode neza yego mabuja ndedode neza rwose dore ngeze no ku musozi ubwo nabona yanjye zagaruka ubutaha bayi abateka mutwe n'abicanyi mutahira waje unyeneho serivisi ndagufasha none ubonye serivisi itakinyeneho rukuncaho nkaho utanze ubu ngubu wibagije ideni mfite wibagiye ko ejo bundi mu myaka yanjye iri imbere nanjye nzaba mfite umugore n'umwana nkajya mumenya agaciro n'imbaraga umuntu aba yatakaje abafasha ibyanyu nyihangana rwose urabizi mu mwanya nyine nanjye nakantu nagukeneho aga service nta nakukena cy'ibyo ari kuta ariko rwose nyine urabona shamani mwe nibazo bitabaho rwose nyihanganya pe ariko ejo bundi nzaba nayaguhaye nawe nayakwima ndabizi rwose waramfashije ariko tuzihangana kugeza ryari ubu ngubu ko warunceho hariya ntunatsuze ubu ni ukuvuga ko ntari bwihanganira ibyo bibazo byawe ibibazo ndahuye nabyo imbwa yanjye yapfuye undi ushaka ndubaza kuyinshyingura rwose pe nyihanganira ndumva ufite amaganya menshi ariko ejo urenze we ntabwo nzarenza rwose pe mitanya kubivura nkayagura nari ndabizi abakorodoniye mugira amanyanga izi nkweto zigira vuba ngiye hariya ku muhanda ndagaruka kuzifata sawa mabuja yaya mbega ikibe sha afite nk'icyo umugore wa papa pe ese buriya yihangana agakubitamo nk'akajipo gato
me. Rwanda Day. yagucikanye. Tambwira ko udukweto ngutu umusirimu nkawe yatwambara ducirire. Ubundi ngiye gakweto ndi umuremyi ndemera abantu. Ubundi wowe reka nze mwereke. Wakambara utungutu kari two tuberanye nawe. Koko se. Nje ndarema. Ubundi ngiye gakweto ina baranzi ndemera abantu. Okay, nta kibazo. Tazirahenze na. Ibikobwa nka biriya biba byaravuye hera. Mukobwa ndamuremeye ubu ngubu aragenda ahantu hose avuga ati wa mutero wararugura arandemeye nanjye ni umudozi karundura. What? Aho kwicwa n'imihini ya nyine inkweto nzicwa n'igisobanuro. Korodoniye hagarara utancika.